Yago, Bruce Melody, The Ben na Sabe, Murungi Sabe muri dojo cyangwa se muri icyo bita ikibuga cy'imirwanire. Ubwo nagendaga rero nagiye mbona Itayiwacu Brice, Mugisha Benjamin, Nyarwaya Innocent na Murungi Sabe, niyo mazina yabo. Ubwo Bruce Melody akaba ari we Itayiwacu Brice, Mugisha Benjamin akaba ari The Ben, Nyarwaya Innocent akaba ari Yago Pondati, Murungi Sabe n'ubundi ni Sabe nyine, we nta kabyinira agira nyine, nk'umuntu w'umukire w'umunyamafaranga, umuntu ufite sabu miliyoni mu bantu bake mu Rwanda bazujuje, ntabwo yazana utuntu tw'utubyiniro. Ubwo nagendaga rero nagiye kubona umuntu bita The Trainer, akaba yakoranyije abo bantu uko ari bane, aravuga ati ibibazo byanyu ni mu bikemure. Tukaba twumiwe rero, tuba duti ntabwo gusa si ikintu gitangaje kubona abantu bajya muri ringi bakavuga batereka dukemure ibibazo byacu, ariko kuba ari The Trainer wabikoze, icyo kintu yatekereje kabisa, twahise tugiha agaciro cyane. Niyo mpamvu njye nababwiye ko nzajya mbagezaho ikuru uko bigenda kose, kandi ntabatindiye cyane. Ubu nari ngeze ahantu bita Kimisagara ndi gutembera, numva iyo nkuru mpita nyarukira ahantu bita Nyarugenge rero niho byose bibera. Ubu nicaye kuri hoteli imwe ntashatse kwamamariza kuko ntabwo baramo amafaranga, kandi babona ko imbuga zikora, ariko nyine ntabwo nyine baradutekerezaho ngo bazaba baturabura. The Ben akaba ashaka guhangana n'umuntu bita Melody, ariko nawe akaba ari kujurira avuga ati reka mpangane n'umuntu bita Yago, kuko Yago na Melody burya bafitanye ikibazo cya hatari, kuko Yago yavuze ko, ariko Yago ni umuhanuzi, reka tubisubire. Yago yaravuze ati njyewe ibintu by'abantu banze kunsaba imbabazi, uzansaba imbabazi azagira amahoro, utazansaba imbabazi nzamusabira ibye bizazamo urwikekwe, umwijyane, kandi bizasenyuka. Nibwo twagiye kubona tubona umuntu witwa Sabe agiye hanze. Sabe tubona habanje umuntu witwa Jihad ari kwikinisha, video ni na Yago yisohora ari ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, itakomeza kuko hano mu Rwanda usohoye video y'urukozasoni ukamenyekana ni muri gereza. Haza umuntu bita Murungi Sabe ava gusambana n'umuntu bita Ngwino. Iyo video gusa ntago Sabara bivugaho ngo avuga ati ni njyewe si njyewe, nibyo sibyo, gusa byaragaragaye ko yanyuze mu tungo by'urukundo nyine akwepa kamera. Inyuma za kugaragara yasimbutsa igipangu ahantu harehare, aza kuvunika, haza kwangirika bikomeye mu kaguru, ariko bivuga ko n'umugongo nyine urutirigongo rwaje kugira ikibazo. Hakurikiraho umuntu bita Fata ku mavuta ubu akaba ari mu bugenzacyaha cyangwa se mu maboko ataraye muri yombi muri RIB, biterwa no kubivuga. Ubu Fata ku mavuta rero akaba akurikiranwaho icyaha cy'imvugo isebanya, ibikorwa bidafututse nyine bidateza imbere, kutabyaza umusaruro social media, ahubwo ugashaka kuziseserezamo abantu no kushwanisha abantu uzikoresheje. Muri make no gukoresha social media nabi. Ubu Fata ku mavuta akaba yarasanzwe mu rumogi, akaba rukoresha cyane ku rugero rwa 289, kandi umuntu urukoresha gake akaba rukoresha hagati ya 0 kugeza kuri 28. Urumva ko Fata ku mavuta yararunyweye kabisa, yararunyweye rwose. Rero tukaba dushaka kubagezaho, gusa si ibyo birebire twavugaga. Hakaba hategerejwe umuntu witwa Rocky akaba yaravuze ati wowe noneho waza kunsaba imbabazi, waransebeje ukanteza abantu, wowe ibyawe bigiye kurangira. Aravuga ati umuntu wita Bruce Melody, wowe ibyawe bigiye kujya hanze, ugiye kumirwa, wagiye ngo wapfumugire ute. Ariyo mpamvu Bruce Melody yavuze ati ndamutse ngiye kuri Tayiga atari ibyuma igihe kirekire, kuba yarateruye ibyuma igihe kirekire rero ndamutse mugiyeho yanyica,
ko The Ben turabizi ni umusore kandi Melody ni igitesi, indayi, ibiguru, ibiboko ni igitesi n'ibitama n'ibiki, ariko The Ben yakoze umubiri bro. The Ben yakoze umubiri, niyo mpamvu Melody yavuze ati reka mfate Yago ugaragara ko atariye neza nyine, ugaragara nk'uwahorose nk'uwaguye isari, akaba ari we ngwaho nanjye aba ari we nemeza. Bityo rero ni urubanza rutoroshye, gusa nyine umuntu bita Sabe nawe ari kuvuga ati ningwa muri Melody ni inshuti yanjye, ningwa kuri The Ben nta kibazo dufitanye, nindamuka gwe kuri Yago tujya kuyingayingana mu mibiri, bose nyine bameze nk'abatameze neza nyine muri make, urumva rero nk'abatarahiriwe n'umubiri, abatarahiriwe n'umubiri mu bijyanye no kubyibuha. Baravuga ati rero ni mugwaho ka Yago gashobora kuba gakomeye kuko kanyweye amata wenda, kuko urabona Yago igice kinini afite ku mubiri we ni umutwe, kuko atashobora kuba yaragiye mu mutwe amata yanyweye agakuza ubwonko. Ntabwo nzi aho yigiye, ntabwo nzi muri Uganda karate yize ni izihe cyangwa se taekwondo yize ni izihe, uretse ko Uganda tuzi ko ikintu bazi gukoresha cyane ni akangaka agapanga kabisa, urumva ni cyo kintu cya mbere bazi gukoresha. Mbibutsa ko n'umupanga tujye tuvuga ikinyarwanda cyiza, umupanga ni Icyongereza, epanga mu kinyarwanda kizima bavuga umuhoro kabisa. Urumva rero harimo ikintu cy'ubuhirirano, turaza kugaruka tubereka video ukuntu yagenze, ukuntu Melody yavuze ati reka ngire gutya. Urumva Sabe ari kuvuga ati ninjya kuri Yago Melody arantabara, ninjya kuri The Ben Melody akantabara, dukubita twembi, nindamuka ngiye kwisheta ahandi nyine, urumva nyine ni ibintu birebire. Yago nawe yabonye arayigara ati ariko Melody ndayikuramo tu, aho batavomye ngo bamare ndibuze kuhamara. Mbibutsa ko bivugwa ko Melody yakoze plastic surgery muri Nigeria, bakamugabanyiriza ikijyanye n'igifu kimwe na Brian. Rero nk'uko mubibona, nta kuntu mba ntagize ngo mbagezeho amakuru ya buri kanya, mbese ni muri buri kantu no muri buri nguni, urumva nzajya mbagezaho buri makuru agezweho. Iyi ni Nitwa Lion Show, mukore subscribe cyangwa murorere.